nagombaga kumusigira indirimbo ivuga ngo mundeke ndirimbe nahuye na Mesiya. Haleluya. Imana ifite ibintu yibwira. Haleluya. Ubukwe bwawe buba bwarabaye. Nuko yaka umugabo ukavangamo kushaka uw'Inyanza udashaka uwa Nyamagabe. Naho nibwo buba bwararangiye kuko Imana munyikiriza ngo amena. Ararangiye kera. Ariko ko kantu watambitsemo kuko uwa Nyamagabe utamwemera ushaka uw'Inyanza ntago kazatuma uhava vuba. Uzaririmba unaririmbagure ariko narinje kugutangariza ko Imana yo ifite ibintu yibwira kugira gute. Nimunyikiriza ngo amena. Haleluya. None se usibye yuko ibyo wibwira byavangiye Imana, uyisenga ukayibwira ngo dore ndipfubye, numpa gushingirwa ukampa kubyara, nzabyara abana ku buryo mu banyonza azaba arimo, mu bamotari azaba arimo, mu badasa arimo, muri polisi arimo, ku buryo nzajya mbonamo barumuna banjye na basaza banjye. Si uko wari wavuze? Ntubyaye umwuka byaro wa kabiri ukabyara wa gatatu ugahita ubivamo ngo ibwira ngo ibintu Imana yibwira kukugirira byo ni byiza. Haleluya. Ntabwo ari ibibi. Kandi gahunda ifite irashaka kuremamo umutima w'amahoro w'ibintu uzabona ryari. Haleluya. Inzu umugabo witwa Dawidi. Inzu umugabo witwa Dawidi yigeze kubona isanduku igarutse iwabo mu murwa. Murahari ngo mwikirize ngo amen. Arungurutsemo abonamo ibisubizo by'abapfakazi, abonamo ibisubizo by'imfubyi, abonamo kurumbuka kw'imirima, abona nta tungo rizongera kuramburura, abona nta mugore uzongera gukuramo inda. Haleluya. Abona imfubyi zibonye kirengera. Bibiliya iravuga ngo aca ikibungo. Ibintu byo kwibwira ko ari umwami abivamo. Munyikirize ngo amen. Sifa kwa Mungu. Abyiniriye yera atitaye ku kintu na kimwe. Munyikirize ngo amen. Haleluya. Urumva atafite ibyo yibwira. Ariko nzi n'undi muntu munyikirize ngo amen. Ubu hagaze hano ku ruhimbi, ahagaze ku nkweto ireshya gutya, n'imyenda yidodeho kurya amaboko atayazamura, n'ibitambaro bitatu kurya hirimye byavamo. Uyu ntiyareba mu isanduku, ibi yibwira n'ibyo gusirimuka ntibyatuma areba mu isanduku. Aha yimanitse ntihatuma avayo ngo abyiniriye yera. Turamutse tubyimye ngo izaduhembera aho idusanze, ntabwo ibi yabivamo. Ibi ntiyabikora kuko ntabwo yabishobora. Inzi n'undi Imana yibwiye gusirimura, imuhereza ipantaro za veni z'ibihumbi 20, yongeraho ibindi 2 byo kuyihindura isogisi. Ageze hano se ko nima umuseka murabaza abo bantu. Ndetse ngo amen. Ageze hano bashizemo ngo uri Imana, ibi ntago yabivamo. Dorabyina atyo kuko uramutse umubwitebyina ntago yabivamo. Ariko Imana yari yibwiye kumusirimura, akayatambitsamo agatuma abyina gutya, ntikatuma imwitaba. Munyikiriza ngo amen. Haleluya. Ndifuza yuko imigambi yawe icomokora mu nzira z'Imana kuko yitangaje muri iri teraniro. Munyikiriza ngo amen. Abantu barimo banyumva bahafi n'abakure bamenye ko Imana ifite ibintu igira gute. Haleluya. Haleluya. Yo ifite ibintu yibwira ku itorero ryacu, ifite ibintu yibwira ku gihugu, ifite ibintu yibwira ku bayobozi, ifite ibintu yibwira ku baririmbyi, ifite ibintu yibwira ku bahanuzi, ifite. Yigeze yatungura Petero aramubwira iti sha uri umunyantege nkeya, niyo nkurungurutse nkubona ujyana n'indobane, ariko kandi kuri wowe nukomeza ukaba imbere yanjye niyo ndobane nta kibazo, ariko kuri wowe niho nzubaka. Haleluya. 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 Imana ifite ibintu ikwibwiraho
sa n'ubyibwira uyibwira uti ndabizi ufite ibintu nyibwiraho, nushaka uba uri kuyarira, nushaka uba utuye pfiriya mu ndobo aho abantu batagera, nushaka uba uri insuzugurwa, ariko ngo utangarije itangazo nimunyikiriza ngo amena. Umunsi umwe Hana yigeze kubyukira mu rugo, arangije atuma abana ba Penina kuvoma. Penina ati we subutu ku bana banjye, n'undi munsi uzabyara abawe. Akajya agira ngo nuko bizarangira, kumbe Imana ifite gahunda yo kuzabyara umwe ariko ucecekesha abazimu. Munyikirize ngo amen. Ushobora kubyara umwe ariko akazasigara mu binyamakuru no mu makuru no mu nkuru no mu akaba ari umwe. Munyikirize ngo amen. Akaba ari umwe mwari, ariko imfura n'ubuvivi bazandikaho akaba ari umwe, ariko umuntu wese wifuje kwandika akamwandikaho, wifuje guhimba akamuhimbaho, wifuje inkuru nziza kushyushya inkuru akamuvuga. Munyikirize ngo amena. Narinje kugutangariza ngo ibintu wibwira bivanemo. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, turasoma igice cya 29 n'umurongo wa 11. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, turasoma igice cya 29, dusome umurongo wa 11. Dusome. Aravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Amen. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Amen. Nibyo nsoma byonyine, hanyuma tukavanamo icyifuzo tugasenga. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma mfite intashyo za bene so mu matorero atandukanye, muzakire mu izina rya Yesu. Hanyuma ndishimye kubana namwe kandi nshimira n'ubuyobozi bw'itorero bwantumiye. Imana mwese baho umugisha. Amen. Hanyuma nzanywe no kukubwira ngo Imana yize ibintu yibwira kukugirira. Mu buzima bw'Imana ituye mu ijuru ryayo ryera, iyi twicaye imbere, uko nguko umeze, aho waje uvuye, n'ibintu wikoreye bikuvuna, n'ibirimo kukuriza, n'ibiri gutuma utaka, narinje kukubwira ko hari ibindi Imana yibwira kukugirira. Haleluya. Ntarakizwa nari mfite ibintu nibwiraga. Agiye kwiga kurwana umunsi umwe, nako sinamaze y'umunsi umwe, namaze imyaka myinshi, ntabwo ari byo byangenjeje kubivuga, ariko numvaga nzaba umukinnyi mwiza wa filime muri iki gihugu. Nibyo nibwiraga. Hanyuma ku buryo muri iki gihugu bazajya banyandika mu binyamakuru bakavuga ko hari umukobwa w'umukinnyi wa filime wavutse mu gihugu cy'u Rwanda. Nibyo nibwiraga. Hanyuma ibyo bintu maze kubyiga mu myaka nabyize myinshi, nibwo nahise nakira agakiza. Mpita ntangira guhangana n'ibintu Imana yibwira kungirira. Sifa kwa Mungu. Bivuze ngo ibintu Imana yibwiraga kungira byaraje bigira ububasha bwinshi kuruta ibyo nibwiraga. Narinje ngo wemerere Imana ibintu yibwira kukugirira bikugireho ububasha kuruta ibyo wibwira. Sifa kwa Mungu. Mu miterere y'Imana dusenga, ndashaka kubaganiriza mfitemo ikinyabupfura. Mu miterere y'Imana dusenga, amen, iyi twahuriyeho tungana gutya, n'abandi bataje bifuzaga kuza, n'abandi batashye bifuzaga kuhaguma, iyi twahuriye imbere, irema umuntu ntiyamugize inzererezi, yamushyize muri Edeni. Sifa kwa Mungu. Ishyiramo ibintu bizamutunga byose, irangije musigamo irigendera. Igeze hirya gatoya igira ibindi ibintu yibwira.
iravuga iti nimusiga wenyine ntabona umuntu baganira mu kanwa hazazamo urubobi. Ihita igaruka mu bumana bwayo imuremera umufasha umugore, nawe iramumuha. Iravuga iti mwibereho kandi mubeho neza. Haleluya. Haciyeho iminsi, sifa kwa Mungu, mu bindi bintu yibwiraga kuzajya igenda mu bantu bayo ku karubanda. Bajyaga bajya kumva bari muri Edeni, bajya kumva bakumva kwa Adamu. Iravuze iti kwa Adamu mwaramutse, mwiriwe neza? Adamu ati wiriwe neza Imana. Urumva nta stress bari bafite, nuko yari ibayeho. Ubibona uza hano ukagomba kubyina kugira ngo uyibone, ukagomba gushyiramo akawakabonye kugira ngo uyumve. Ba Adamu ibi ntago babibyinnye. Munyikirize ngo amen. Haciye iminsi mikeya, Adamu asohoka gatoya, bagira impano yo kugenda batavuze aho bagiye. Noneho rero wamuhamagara akakubwira ati ngeze mu mujyi kandi wari uzi ko ari muri karitsiye. Hari umuntu baza abo bantu mvuze ko musetse? Imana ibahe umugisha ni wamubazi. Hanyuma ariko mutaza kugwa mu cyaha cyo gukeka. Munyikirize ngo amen. Noneho ngo agisohoka agiye hahita hinjira inzoka. Inzoka ije iganiriza Eva, iramubaza iti hano ubundi mubayeho muti? Eva aravuga ati hano tumeze neza. Amazi muvoma ati tuvoma kuri za pishoni. Mukarya ikize, ziriya mbuto z'icyatsi n'iz'ubururu n'iz'umuhondo zose turazirya. Nuko mubayeho? Eva ati yego. Ati usibye kiriya giti kirimo hagati nicyo tutemerewe kurya. Noneho nabo bagira uburyo bisanzura, baravuga ku buryo n'igiti cyari kitemewe nacyo byarangiye bakivuze. Nabo bafite uburyo bisanzura. Inzoka iramubwira iti rero yarabashutse, yagira ngo mutazagira ubwenge nk'ubwayo. Tuhasimbuke, muri iri teraniro ndashaka kuvuga ibintu Imana yibwira. Munyikirize ngo amen. Eva barasoromye baba barariye. Bakirya icyaha n'icyago bibabiziye icyarimwe. Haba haje gereza, kugenda na tapandigo, kuvoma amazi y'ijana, se muri hano, kwishyura mituwere, nabyumvise, kugura inkweto ntibyari birimo, kugura amakanzu ntibyari bihari. Yari yarabashyiriyeho uburyo bambara inkweto imwe imyaka igashira itarasaza, bakambara ikanzu imwe bagakura nayo igakura. Nubwo buryo yari yarabitekereje, iri hinduranya ry'imyenda ntago ryari ririmo. Urumva yari ifite ibintu yibwira. Munyikirize ngo amen. Haciye iminsi babyarana abana b'abahungu babiri, umwe yitwa Beri undi ni Gahini. Umunsi umwe bajya gutura Imana, bajya kuyisenga bayitura amaturo. Urumva ntago bitangiwe n'umushumba wanyu, byatangiye kera DPR itaraza. Se muri hano? Usibye akantu washyizemo ko kuvuga ngo nibo bayarya ukayagabanya, ariko yo nta kibazo yari ifite naho. Muri hano? Ndimo ndasoza, munyikirize ngo amen. Hanyuma bamaze kubabyara abana babiri bafata icyemezo, bajya gutura Imana. Abera agenda bari imibare, arabati Imana yadusohoye mu ngobyi ya Edeni, ikatujugunya hanze mu mifatangwe no mu mahwa. Utayihendahendesheje amaturo ahagije, no mu mahwa nta kijumba wazongera guhingamo ngo cyere. Arabati reka nze njyane ibitubutse. Arabiterura bishyira Imana. Gahini atera mu mibare, arabati umugore wanjye afite bidi, kirori nticyazagenda neza njyanye yose. Bajya gutura Imana. Bagezeyo ituro rya Beri rizamukira ku mazuru y'Imana. Iyo yihumurije yumva iguwe neza. Haleluya. Noneho Gahini warituye rishwanyukira hejuru yo mu kirere. Gahini abibonye umujinya uramwica. Ishyari riramwica, urugomo ruramwuzura. Ntiyagira n'akenge ngo avuga ati reka uyu muhungu musige mu Rwanda ahinga ibisheke nigire Dubai kuko hose hari ahabo. Urabyumvise? Ntiyagira n'impuhwe ngo avuga ati reka musiga ajya ahinga ibigori ahinga n'ibijumba muri iyi mishike nigire guhinga mu Bufaransa. Yigira inama aravuga ati reka nsige mwishe. Nyamara yari yapanze yuko bazabaho. Se muri hano? Mukandi kanya gato baravuga ati ese ko ku rusengero hari umubiri w'umuntu. Batesa ziziki. Ati ntago tuzi cyaze. Ndashaka ko ari mukuru umwishe. Urumva byatangiye kera nabyo. Ariko Imana yarafite ibintu igira gute?
munyikirize ngo amen. Haciye iminsi ngo ingeso z'abantu zikabya kuba mbi, Imana iri mu ijuru ngo agahinda karayica. Kamaze kuyica iravuga iti ariko ndumva ngiye kurimbura ikintu cyose gihumeka naremye. Ariko yigira inama iravuga iti reka mbanze ntuzemo gake. Ngo irebye mu isi ibonamo umugabo witwa Noha. Haleluya. Irangije iramugenderera. Urumva ifite gahunda yo kubagenderera tu, ukajya wicara ukajya ubona irahingutse iraje iti wiriwe. Munyikirize ngo amen. Ihageze iramubwira iti rero Nowa ubu reba ndababaye. Nowa atese Imana ubabajwe n'iki? Nowa ati mbabaya Imana iti mbabaya agahinda kuryo numva kenda kunyica kwera abantu naremye buzuye urugomo buzuye ubugome ndumva mbese. Nowa atese ngufashe iki? Imana iti ndumva ngiye kubica nkabarangiza. Nowa ati ngufashe iki kugira ngo ubice? Noneho Nowa ntago ahenda nka Mose. Mose Imana imubwiye ngo ngiye kubica ahita yurira umusozi akajya kwihenda akayibwira ati nuramukubisha baragira ngo urintera hamwe. Noneho Nowa we arabati ngufashe iki kugira ngo barangize? Noneho Imana munyikirize ngo amen. Imana iramubwira ngo shaka igiti cyitwa gofero, hanyuma nurangiza ubazi inkuge. Nowa atese icyo giti ko kitapfa kuboneka. Imana iti nushaka ujye ukivana icyangugu uze wubake mu kanserege nta kintu bimbwiye upfa kubaka. Ni munyemerere ndimo ndasoza mwe muretse ndashaka ko twitonda hanyuma nkahita soza. Munyikirize ngo amen. Arangije abati nta kintu bitwaye nzajya nshoramo yanjye ntacyo mbizane ariko nze mpubake ntacyo bitwaye. Nowa atangira kubaka. Umwaka umwe 2 3 4 5 6 120 irarangira. Nowa akajya ahamagara ati yemwe basore mwaje. Abasore bakaza bagashyiramo wahamba nate. Noneho akajya agira ngo barubaka birangira bagiye murabaheruka. Noneho agahamagara abakobwa bakaza birukanka bakubaka. Ambitiye byinshi urabaheruka nabo bagenda gutyo ntibahaguma. Haza abandi bagabo bafite ibiganza bishyushye baba bari kumwe nawe bari kubaka akajya agira ngo barimo barubaka. Bamurabaheruka birangira inkuge yuzura Nowa n'umuryango we bonyine ari bo bahari. Se murahari? Munyikirize ngo amen. Imana yubakisha inkuge imyaka 120. Urumva itari ifite ibintu yibwira. Yari izi ko bose bazashiriramo bagahunga umujinya wayo. Yari izi ko iyo minsi bahaye bose bazanezezwa no kwinjiramo bakajyamo baranga. Bagira gute? Iramubwira iti ubwo banze zanamo ibibwa 2. Ushyiremo ibigona 2, ushyiremo ibiyoka 2, ushyiremo ibikobra 2, ushyiremo ibyisi 2, ushyiremo ibinguge 2, ushyiremo isiha 2, ushyiremo nyamuce 2, ushyiremo ibimonyo 2, ushyiremo intozi 2. Urumva? Noneho iramubwira ngo bintu bizira uzashyiremo 2. Noneho mu bitazira uzashyiramo 7. Turashimira Imana ko mu bizira yashyizemo bikeya. Yizama gushyiramo byinshi ubwo turya tuba tunabwoga. Noneho murahari ngo mukirize ngo amen. Ariko narinje kubabwira ko Imana yo ifite ibintu igira gute. Ndashaka ko imigambi yawe uyivangura n'Imana kuko Imana ifite ibintu byiza yibwira. Haleluya. Irangije ibishyiramo. Irangije iramubwira iti ngaho funga mujyemo muba amahoro. Iramubwira iti ubirinde byose biba amahoro. Nta kintu cya kimwe cyemerewe gusohoka. Nta bintu Nowa nta bintu byo kuvuga ngo uri gukora ritime wayikandagira moka. Ntiwemerewe kwandika urwandiko rwo kuvamo kuko hanze naho haranyerera. Hanze hagize gute? Dore amahirwe asigaye nuko hanze hazumuka intama zikajya mu rugo, impyisi mu myobo, inzoka mu bihuru, imbwa mu bihuru. Intama zifite ubuturo umwami kuko azongera. Haleluya. Ko mutanyumvise? Intama zifite ahantu zizataha niyo amahirwe yonyine dufite. Naho ubundi imbwa zo zizasubira mu bihuru. Noneho mwaba murimo munyumva? Munyikirize ngo amen. Murumva ko Imana yari ifite ibintu igeze gute? Inzu umugore munyikirize ngo amen. Yamuciyeho ariko yaje kwiriba asanga Yesu arahicaye. Ahageze sanga Yesu arahicaye. Yesu aramubwira ati wampaye kutuzi nkanywa. Samusabye utuzi? Yanavuze utuzi ntabwo avuze amazi, yavuze utuzi.
umugore wa kugira ngo ahite afata igikombe amuhereze, dore akantu yavuze ngo kuri umuyuda nkaba ubusamariyakazi. No, urabona ari ibi yari avuze. Oya, mujya muvugisha ukuri kw'Imana y'amahoro, nibyo byiza, ni nako gukiranuka kwera. Munyikirize ngo amen. Ibi yari abivuze, yari amusabye amazi ariko akatambitsemo. Nyamara Yesu mu mugambi yari afite hano kwiriba, yari afite gahunda yo gusiga muhinduye umuramyi. Munyikirize ngo amen. Yashakaga kumusigira indirimbo ivuga ngo mundeke ndirimbe nahuye na Mesiya. Haleluya. Imana ifite ibintu yibwira. Haleluya. Ubukwe bwawe buba bwarabaye, nuko yaka umugabo ukavangamo ko ushaka uw'Inyanza udashaka uwa Nyamagabe, naho nibwo buba bwararangiye. Kuko Imana munyikiriza ngo amena. Buba bwararangiye kera, ariko ako kantu watambitsemo kuko uwa Nyamagabe utamwemera ushaka uw'Inyanza, ntago kazatuma uhava vuba. Uzaririmba unaririmbagure, ariko narinje kugutangariza ko Imana yo ifite ibintu yibwira kugira gute. Nimunyikirize ngo amena. Haleluya. None se usibye yuko ibyo wibwira byavangiye Imana, uyisenga ukayibwira ngo dore ndipfubye, numa gushingirwa ukampa kubyara, nzabyara abana ku buryo mu banyonza azaba arimo, mu bamotari azaba arimo, mu badasa arimo, muri polisi arimo, ku buryo nzajya mbonamo barumuna banjye na basaza banjye. Si uko wari wavuze? Ntubyaye umwe ukabyara uwa kabiri ukabyara uwa gatatu ugahita ubivamo ngo ibyo byara ntiwarivamo. Ako kantu wibwiye ntabwo ariko Imana yibwiraga. Se muri aya materaniro ngo munyikirize ngo amena. Narinje kukubwira ngo ibintu Imana yibwira kukugirira byo ni byiza. Haleluya. Ntabwo ari ibibi, kandi gahunda ifite irashaka kuremamo umutima w'amahoro w'ibintu uzabona ryari. Haleluya. Inzu umugabo witwa Dawidi, inzu umugabo witwa Dawidi yigeze kubona isanduku igarutse iwabo mu murwa. Murahari ngo mwikirize ngo amen. Arungurutsemo abonamo ibisubizo by'abapfakazi, abonamo ibisubizo by'imfubyi, abonamo kurumbuka kw'imirima, abona nta tungo rizongera kuramburura, abona nta mugore uzongera gukuramo inda. Haleluya. Abona imfubyi zibonye kirengera. Bibiliya iravuga ngo aca ikibungo, ibintu byo kwibwira ko ari umwami abivamo. Munyikirize ngo amen. Sifa kwa Mungu. Abyiniriye yera atitaye ku kintu na kimwe. Munyikirize ngo amen. Haleluya. Urumva atafite ibyo yibwira. Ariko nzi n'undi muntu munyikiriza ngo amen. Ubu uhagaze hano ku ruhimbi, ahagaze ku nkweto ireshya gutya, n'imyenda yidodeho kurya amaboko atayazamura, n'ibitambaro bitatu kurya hirimye byavamo. Uyu ntiyareba mu isanduku, ibi yibwira n'ibyo gusirimuka ntibyatuma areba mu isanduku. Aha yimanitse ntihatuma avayo ngo abyiniriye yera. Turamutse tubyinye ngo izaduhembera aho idusanze, ntabwo ibi yabivamo. Ibi ntiyabikora kuko ntabwo yabishobora. Inzi n'undi Imana yibwiye gusirimura, imuhereza ipantaro za veni z'ibihumbi 20, yongeraho ibindi 2 byo kuyihindura isogisi. Ageze hano, se ko nima umusaka murabaza abo bantu. Munyikiriza ngo amen. Ageze hano bashizemo ngo uri Imana, ibi ntago yabivamo. Dorabyina atyo kuko uramutse umubwite byina ntago yabivamo.
ariko Imana yari yibwiye kumusirimura akayatambitsamo agatuma abyina gutya ntikatuma imwitaba. Munyikiriza ngo amen. Haleluya. Ndifuza yuko imigambi yawe icomokora mu nzira z'Imana kuko yitangaje muri iri teraniro. Munyikiriza ngo amen. Abantu barimo banyumva ba hafi n'abakure bamenye ko Imana ifite ibintu igira gute. Haleluya. Haleluya. Yo ifite ibintu yibwira ku itorero ryacu, ifite ibintu yibwira ku gihugu, ifite ibintu yibwira ku bayobozi, ifite ibintu yibwira ku baririmbyi, ifite ibintu yibwira ku bahanuzi, ifite yigeze yatungura Petero aramubwira iti sha uri umunyantege nkeya, niyo nkurungurutse nkubona ujyanana indobani, ariko kandi kuri wowe nukomeza ukaba imbere yanjye niyo ndobani nta kibazo, ariko kuri wowe niho nzubaka. Haleluya. 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 Imana ifite ibintu ikwibwiraho. Sa nubyibwira uyibwira uti ndabizi ufite ibintu nyibwiraho. Nushaka uba uri kuyarira, nushaka uba utuye firiya mu ndobo aho abantu batagera, nushaka uba uri isuzugurwa, ariko ngo utangarije itangazo nimunyikiriza ngo amena. Umunsi umwe Hana yigeze kubyukira mu rugo, arangije atuma abana ba Penina kuvoma. Penina ati we subutu ku bana banjye, n'undi munsi uzabyara abawe. Akajya agira ngo nuko bizarangira. Kumbe Imana ifite gahunda yo kuzabyara umwe ari kucecekesha abazimu. Munyikiriza ngo amen. Ushobora kubyara umwe ariko akazasigara mu binyamakuru no mu makuru no mu nkuru no mu akaba ari umwe. Munyikiriza ngo amen. Akaba ari umwe mwari, ariko imfura n'ubuvivi bazandikaho akaba ari umwe, ariko umuntu wese wifuje kwandika akamwandikaho, wifuje guhimba akamuhimbaho, wifuje inkuru nziza kushyushya inkuru akamuvuga. Munyikiriza ngo amen. Narinje kugutangariza ngo ibintu wibwira bivanemo. Amasengesho yavangwe uremo baso wanyu, vangamo Imana. Wiza gusenga ngo ubanzemo kandida wagutukiye ku muhanda, mukuremo. Imana ifite ibintu yibwira. Munyikirize ngo amen. Wiza mu masengesho ngo uvangemo Rudoviko unywa donda ubwonko, mukuremo. Imana ifite ibintu igira gute yibwira. Haleluya. Wiza kubyinira Imana ngo ujye unabyina uvuga uti baranyambuye baragatsindwa, ibyo bivemo. Imana yo haleluya yarivuze ngo nzibyo nibwira nzabagirira, ni byiza si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni kuwiteka avuga amen. Mwubike umutwe dusenge. Mwubike umutwe dusenge, ndashoje. Ndabura iminota 5 ndashaka kuyisengamo. Ubike umutwe dusenge. Ndabura iminota 5 ndashaka ko tuyisengamo. Hari abantu bagiye bavangamo imigambi yabo n'iy'Imana. Niwumva hari akantu wavanzemo kivanze mu mugambi w'Imana byatuma itazi wawe, uhaguruke. Imana iguha umugisha. Umunsi umwe abantu bigeze kuntora ngo njye gukenyera, ngeze batije rimene kudakuramo urwo rutambaro. Waruvanyemo ko rutwicira amafoto, ubu ngo rusigaye rwica amafoto. Ndangije ndanga. Bigeze batije rimene vanamo urwo rutambaro, ndumva ntabishobora. Bigeze aho mbona baranganjije ndukuramo. Ngo dusohokane n'umugeni baba baramfotoye. Umwana w'umuhungu umwe ababonye yafota. Abarampamagaje rimene urutwe. Ntikuri kuntuka,
ntese kuri kuntuka ati ndakubwiye ko urwo rutwe rwawe hari ushaka kururebamo inturubonye hehe ati none ko ahita anyohereza cya gifoto none ko ndi mu bukwe wagira ngo mbigenze nte harambaza ati mbeje rime ntikarame uri ku isi kugira ngo uhindure abantu cyangwa uhari ngo baguhindure ntindi ku isi kugira ngo mbahindure ati watsinzwe atura urwo si urutambaro rwari runkuyeho mu minota 40 nari mbaye rutwe noneho ubwo mari iminsi 3 bari kunyita isadunda ejo bakanyita imbobo ejo ubu hari utuntu nyine ukora urumva ko ni gato iwo ninge wivuze ariko se wowe ni wumva hari ako watambitsemo gashobora kuba ari gato cyangwa ari kanini uhaguruke dusengane Imana iwaho umugisha simba haye urugero rw'akantu gatoya katumye mbarutwe mu isaha mu minota 40 yonyine yo kuva mu nzu kageza umugeni mu itente nari mbaye rutwe gato wakuyemo kashobora gutuma bakwita yandi utari witwa ayo wivovotera atararangira ako wakuyeho katuma bashyiramo n'ayandi nayo bakwisa atarashira nari nguhendahende ngo niwumva karimo uhaguruke dusengane Imana ibaho umugisha ndikumva Imana yabampera umugisha ndikumva Imana erega hano mu mugoroba nta gukina dore burije aya turi gusenga abandi bari kurwana n'ibiryo mu rugo barimo barahata abandi bahata amafiriti abandi bakaranga inyama ariko twe turi imbere y'Imana kandi nabivumbuye ifite ibintu yibwira kukugirira aho uri yarari hakwimuye uri we yarari iryo zina irihinduye amateka yawe yarari yahinduye ni wumva ufite makana uhaguruke dusengane Imana kuko nza abantu bagiye badutambikamo Imana idufashe kandi uko simba haye akagero gatoya kahise gatuma banyita rutwe reba kwitwa rutwe muntu w'umukecuru Imana ibaho umugisha Irembo ryera TV 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 Irembo ryera